Imana ishimwe cyane ku bw'uyu munsi. Twahereye kare twiga turirimba, hari amagambo menshi nyine twagiye turirimba, cyane cyane twagiye tugaruka ku maraso ya Kristo. Sinzi niba muri kubyibuka neza. Turashimira Imana ku bw'amaraso ya Kristo yamenetse ku bw'ibyaha by'abantu be. Turakomeza kwiga rero mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Turiga umurongo wa 6 n'uwa 7, niho tugeze. Ariko ndashaka kugira ngo dusome duhereye ku murongo wa 5. Turasoma uwa 5, uwa 6 ndetse n'uwa 7. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, umurongo igice cya mbere n'ubundi umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Reka dusome. Ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Amen. Aya magambo rero turi kumva ni ay'ukuri. Hari icyanditswe tumaze gusoma muri Yohana, hari ukuntu yandikaga akavuga ngo aya magambo ni ay'ukuri. Hano rero hari amagambo ari kugaragaza akavuga ngo aya magambo ni ay'ukuri, kandi aya magambo akwiriye kwizerwa. Impamvu ntabwo ari ibintu biri nka mistiko, cyangwa se ari ibintu yavuga ngo ni ubwiru nabonye njyenyine. Dusubire mu mirongo yo hejuru, muraza kureba ukuntu atangira avuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twagize gute twumvise. Ntabwo ari uvuga ngo ni njye njyenyine waba waramwumvishe, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, ngo kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turabubabwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Muri kumva ko ari kuvuga ngo tukabwerekwa, tukabona, ntabwo ari we wenyine. Amen. Yavuze avuga ati ngo uwo muntu uri kubihana ngo yarabibonye. Amen. Nshaka kuvuga ngo aya magambo nyine agiye kutubwira ni amagambo yo kwizerwa. Amen. Hanyuma rero ku murongo wa 5 twari twawize ubushize, ariko sinkutindaho cyane. Aravuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise. Ni ukuvuga ngo noneho hagiye kuvuga ubutumwa wa wundi bakozeho, umwe babanye bakamwumva, agiye kuvuga ubutumwa noneho bamwumvanye. Amen. Aravuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira. Mwakwibaza ngo mu myaka 3 babanye koko n'aya magambo gusa yumvishije? Hoya. Ariko ni ukuvuga ngo mu makuru yose yamwumvanye, mu bintu byose yavuze. Dore niba navuga ngo ikintu, niba navuga ngo ni nk'umutwe akubiye muri ibyo bintu byose babanye, dore amagambo yamwumvanye. Avuga ngo ubwo butumwa twarabwumvishe buvuye kuri we, ngo natwe turangije tujya gute turabubabwira, ngo yuko Imana ari umucyo, ngo kandi muri yo hatari umwijima na muke. Amen. Ntabwo bitindaho cyane, ariko kubera ko ubushize twize uno murongo wa 5 ndetse tuwiga wonyine, ariko nagira ngo mutekereze iyi nkuru ikomeye y'ukuntu Imana ari umucyo, kandi muri yo nta mwijima na muke uhari. Amen. Ibi bintu bikubiyemo ikintu gikomeye cyane, bikubiyemo ubutunzi bukomeye buri kugaragaza uburyo iyi Mana ari iyera, ari Imana igendera mu mucyo, ari Imana ibayeho mu mucyo, ngo kandi ngo ku buryo muri yo ngo
nta mwijima habe na mukeya, habe na mutoya urimo mu Mana. Amen. Ni nabyo biraza kuduhereza kumva amagambo ari munsi akomeza ku murongo wa 6 kumanuka, aho harimo ibice bitatu. Navuga ngo ni great deception, kwibeshya cyangwa se false claims. Abantu bashobora guhamya ibintu ariko tukabibwirwa nuko atari ukuri, bitewe nuko Imana ari umucyo kandi muri yo nta mwijima na muke urimo. Amen. Rero ndagira ngo mbereke ni muri iki gice ku murongo wa 6 baravuga ngo nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ku murongo wa 8 nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ku murongo wa 10 nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Ibi bintu bituruka mu kuba Imana ari umucyo kandi muri yo nta mwijima na mukeya urimo. Amen. Niyo mpamvu nitwitegereza neza ibintu tugiye kuba turebaho cyane, aya magambo tugiye kuba turi kwiga, twe turatinda ku murongo wa 6 n'uwa 7, ariko ndagira ngo muze kubona yuko ibintu biri kugaragaza. Hari impamvu twagiye tubona Yohana yanditse runo rwandiko. Amen. Imwe muri yo, ariko nshatse nanazivuga zose nkuko wenda izo nagerageje kubona, harimo nyinshi, ariko reka turebe impamvu 5. Iyo nashakaga guheraho cyane ni ukugira ngo tumenye tudashidikanya ko dukijijwe cyangwa se dufite ubugingo buhoraho. Amen. Nuvuga ngo ku bintu byerekeranye no kubaho umuntu agendera mu mucyo, biduhishurira ko waba ukijijwe cyangwa ufite ubugingo buhoraho igihe waba koko ugendera mu mucyo nk'uko Imana nayo ari umucyo. Ikindi kintu tubonamo hano ngo ni ukugira ngo dufatanye cyangwa tugirane ubusabane n'Imana ndetse na bene data. Amen. Nuvuga ngo uru rwandiko, ikindi kintu tuzarangiza wenda tubonyemo twizemo cyane, ni ukugira ngo tubone uburyo, ni ukugira ngo dufatanye cyangwa se tugirane ubusabane n'Imana ndetse na bene data. Bene data turaza kwibona muri uyu murongo. Ikindi cya gatatu ngo ni ukugira ngo umunezero wacu ube mwinshi. Iyo nayo ni impamvu yatumye Yohana yandika runo rwandiko. Ku murongo wa 4 aravuga ngo ni ukugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi, nk'uko tubizi neza ko ari itegeko ry'Imana ko twishimira mu Mwami. Aravuga ngo rejoice in the Lord. Amen. Rero Yohana yanditse runo rwandiko kugira ngo abizera bakarusoma bakarwiga nabo bongere kugira gute, kongererwa umunezero, babashe kubaho bumvira Imana. Ikindi ni ukugira ngo tutayobywa n'uburiganya cyangwa se n'inyigisho za Satani nyinshi zitandukanye. Muri makeya rero, niba muri kwitegereza neza dukurikiza impamvu, tugenda tubona uburyo uru rwandiko rwandikiwe bande, abizera. Kuko hariho bamwe bagaragaza yuko runo rwandiko ngo rutaba rwarandikiwe abizera, ngo ahubwo rwandikiwe abapagani. Ariko uru rwandiko rwandikiwe abizera kugira ngo bigende gute, bisuzume bamenye ko bakijijwe, kugira ngo bagire ubusabane n'Imana na bene data, kugira ngo babashe kugira umunezero mwinshi. Ikindi ni ukugira ngo babashe kubaho badakora icyaha, birinda icyaha mu minsi basigaje muri ubu bugingo. Ikindi ni ukugira ngo batayobya. Amen. Hanyuma rero, Imana kuba ari umucyo, muri yo hakaba nta mwijima na muke uhari, bishaka kuvuga ko n'ubutumwa bwiza bubwirizwa, bukabwirizwa bugaragazwa yuko Imana irera, iratunganye, nta muntu ubasha kuyegera. Kubw'ibyo umuntu wese aciriweho iteka kubera yuko adatunganye nk'Imana. Ariko Imana yohereje Kristo mu isi kugira ngo yikorere ibyaha
by'abantu be mu mubiri wiwe, abibambanwe ku giti, kugira ngo Imana ibihannye ibyaha, hanyuma ibabareho ubutungane, bahagarara imbere y'Imana ari abera n'abaziranenge batagaho. Ariko si ibyo gusa, kugira ngo mu minsi basigaranye bigire gute? Babeho bagendera mu mucyo. Amen. Kubera yuko Imana ari umucyo, muri yo nta mwijima na muke urimo, ikahamagarira abo bantu yakijije kubaho ubuzima bugira gute? Bugendera mu mucyo. Amen. Ni nayo mpamvu mu ibwirizwa ryacu, mu kubwiriza ubutumwa bwiza, iyo umuntu ari kubwiriza ubutumwa bwiza akavuga umurimo Kristo yakoreye ku musaraba, akabwiriza ubutumwa bwiza, akagaragaza ku buryo umuntu agirwa intungane, ariko ntahamagarire uyu muntu kubaho agendera mu mucyo, ntahamagarire uyu muntu kubaho abaho ubuzima butunganye bukiranuka, ntabwo aba amubwiriye cyangwa se amubwirije inkuru nziza yuzuye y'ukuri kw'Imana. Muri make aba ashobora kuba amubwirije ubuntu buciriritse. Twahoze tubyiga ku wa kane ngo Feliki ngo yumvishije Pawulo avuga yigisha, bisa naho yagize umunezero w'ibyo bintu, ngo ku buryo bwakeye agatumaho n'umugore we wari umuyudakazi, ngo aramuzana ngo nawe agire gute? Yumva uko bimeze, ibyo bintu biraryoshye. Ngo ariko atangiye kumubwira ibyo gukiranuka, ngo ni iby'amategeko, ngo arangije ngo bimugendekera gute? Ngo aramusezerera, ngo yumva ibyo bintu ntabashije kugira gute? Kubikomezamo. Rero nta muntu utanezezwa no kumva yuko imirimo yiwe itamujyana mu ijuru. Abantu benshi, kuko nyine abantu barananiwe, ni abanyabyaha. Ariko iyo umusizaho atwara cheap grace, atwara ubuntu buciriritse, ku buryo agenda agiye kwiberaho ubuzima bw'ibyaha agakomerezaho, kubera yuko Kristo yabirangije. Ariko mu Mana, kubera yuko ari umucyo ndetse nta mwijima na mucyo urimo, duhamagarirwa no kubwira aba bantu ibyo gukiranuka n'iby'amategeko. Hari abadasigaye bemera amategeko. Hari abantu ngo amategeko ngo yararangiye, ngo turi mu gihe cy'ubuntu. Ariko ngo Pawulo yabwirije Feliki, ngo arangije amubwira iby'amategeko, ngo n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, ngo n'ibyo kwirinda. Amen. Ukuvuga ngo niba ubwirije umuntu iby'ubutumwa bwiza, agomba no gutangira kubaho yirinda. Amen. Rero ku murongo wa 6 haravuga ngo nituvuga yuko dufatanije nayo. Amen. Bibiliya ntagatifu iravuga ngo nituvuga yuko twunze ubumwe ngo nawe. Amen. Ngo twarangiza tukagendera mu mwijima. Amen. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kidashoboka turebeye muri iki cyanditswe. Ni ukuba ushobora kuvuga yuko ufatanije n'Imana cyangwa wunze ubumwe nayo, warangiza ukagendera mu mwijima. Kuko hano bari kuvuga ngo tuba tubeshye, it's a lie, ngo tudakurikiza ukuri. Amen. Uvuga ngo hari ikintu kidashoboka. Iki nuko uyu muntu avuga ko yakuwe mu mwijima, yarangiza agakomeza kugendera mu mwijima. Niyo mpamvu mu Bakorinto wa 2:6-14 bavuga ngo umucyo n'umwijima byabana bite? Ngo gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Ni gute Imana y'umucyo ituye mu mucyo, y'umucyo muri yo hatari umwijima, ibasha kubana n'umuntu wuzuye umwijima muri we? Amen. Rero Bibiliya ahantu henshi igaragaza uku kugendera mu mwijima no kuba mu mucyo nk'ubuzima bw'imibereho cyangwa se nk'imirimo y'umuntu. Muri Matayo 5:16 Yesu ashushanya umucyo nk'imirimo myiza. Reka tuhasome Matayo 5 umurongo wa 16. Matayo 5 umurongo wa 16. Aravuga ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Nuvuga ngo abantu koko
bahamagaye bavuga ko bunze ubumwe na Kristo bahamagarirwa kubaho mu mucyo, ariko kubaho bagaragaza ingeso zabo. Ikindi ni uko Imana kuba ari umucyo naho bigaragaza gukiranuka kwayo, bigaragaza ubuzima, imibereho yayo ibaho muri yo nta mwijima na muke, muri yo nta kintu na kimwe cyakwanduza uwo mucyo uri muri yo. Amen. Kadusome Imigani ibice 4 umurongo wa 18. Imigani ibice 4 umurongo wa 18. Biravuga ngo, ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Ni ukuvuga ngo mu mibereho koko y'uyu muntu uvuga ko yunzwe ubumwe na Kristo, yunzwe ubumwe n'Imana, ni uko akomeza kubaho mu nzira yo gukiranuka. Niba rero Imana ari umucyo kandi muri yo nta mwijima na mucyo urimo, bivuze ko Imana irera mu mwuzuro wo kwera. Twabonye irangakamere ryo kwera kw'Imana. Ikindi, nta gacu cyangwa agace na gato k'icyaha cyangwa kugira nabi kari muri yo, ndetse nta gukiranirwa na guke kuboneka muri yo. Amen. Muri Yohana ibice 12, reka dusome uyu murongo. Yohana ibice 12 umurongo wa 46, hagaragaza Yesu uburyo yihamya nk'umucyo. Haravuga ngo, naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Amen. Kuvuga ngo ni nabyo Yohana n'ubundi akomeza kugenda yandika mu butumwa bwiza, agaragaza ukuntu ngo umucyo waje ukavira abari mu isi kugira ngo abantu bave muri uwo mwijima bajye mu mucyo. Ngo ariko abantu bikundira umwijima. Hano rero Kristo agaragaza yuko yaje ari umucyo, ngo kugira ngo bigende gute? Ngo kugira ngo umuntu wese uvuga ko yamwizeye, kugira ngo umuntu wese umwizera ataza kuguma mu mwijima. Bishaka kuvuga iki? Ntibishoboka ko wakwizera Kristo ngo ugume mu mwijima. Amen. Ni nayo mpamvu bivuga ngo nituvuga yuko dufatanije nayo cyangwa se twunze ubumwe nayo ngo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye, kubera yuko nta kuntu umwijima ubasha kubana n'umucyo. Amen. Ikindi nuko ngo uretse kuba tuba tubeshye, ngo nta nubwo tuba dukurikiza ukuri. Amen. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uhagarara agahamya yuko yunze ubumwe na Kristo cyangwa afatanije na Kristo, ibyo byo abantu barabishoboye kubivuga, kubera ko nta magambo umuntu wese yayiga akayasubiramo. Ni nayo mpamvu birivuga ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Nuko imbuto zihamya cya kintu urimo uravuga. Amen. Amen. Nuko ubuzima bwo gukiranuka, ubuzima bwo kugendera mu mucyo buhamya yuko koko wunze ubumwe n'Imana. Hari ikintu rero turi gukomeza tubona hano, bavuga ngo umuntu udakurikiza ukuri, umuntu utagendera mu mucyo akagendera mu mwijima, ikintu cyonyine kiba kiri kumubaho nuko aba arimo arabeshya, ni ibihimbano. Ikindi ngo ntago aba ari gukurikiza ukuri. Bibiliya y'icyongereza ikavuga ngo ntago ari practicing the truth. Amen. Iki rero ni ukwibeshya umuntu wese akwiriye kuva hano azi, ndetse umuntu wese mu gihe turi kwiga runo rwandiko akwiriye kumenya niba koko ubuzima bwawe butari guhura n'ibyanditswe byera, niba koko ubuzima bwawe ubona hari ukuntu wiberaho binyuranije n'ukuri kw'Imana,
ntago wigeze wunga ubumwe na Kristo. Gukurikiza ukuri, Bibiliya iravuga muri Yohana 17:17 ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryonyine niryo ribasha kutumurikira, rikakomeza kutuyobora tukabaho dukurikiza ukuri. Ukuri ni iki? Nibyo tumaze kwiga, nibyo tumaze ibyumweru 3 twiga. Ukuri ni iki? Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko kandi ijambo ry'Imana yarihishuriyemo ukuri kose. Ni ukuvuga ngo igitekerezo waba ufite, ukwibwira imitekerereze yose waba ufite, ukaba ubona ibusanije n'ijambo ry'Imana, ni ikinyoma, ntukwiriye no kuyikurikiza. Rero hano turabwirwa ngo umuntu wese kuba yabihamya, kuko ntekereza ko hano abantu bicayemo nka 90% twabihamya uburyo twunze ubumwe cyangwa dufatanije n'Imana. Amen. Duhereye ku wa mbere byagenda bivuga uburyo yunze ubumwe n'Imana. Ariko se ikibazo gihari, ugendera mu mucyo? Ugendera mu mucyo, ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa ubaho ukurikiza ibyo wibwira mu mutima wawe n'ibyo wumva ushaka kugeraho? Kandi inshuro nyinshi kubera yuko umuntu ashaka gukurikiza ibiri mu mutima we, Bibiliya yo yarabyeruye iravuga ngo umutima w'umuntu urashukana kuruta ibindi bintu byose. Iyo ubayeho uri gukurikiza uwo mutima, ni uko uri gushaka kubaka ubwami bwawe. Ariko iyo ubayeho ukurikiza ukuri, ni uko uba ushaka kubaka ubwami bw'Imana. Ariko kandi Bibiliya ikongera ikerurira uyu muntu yuko urimo urabeshya. Niyo waba wigisha ariko ukaba utari gukurikiza uku kuri, urimo urabeshya. Kandi igitangaza ntabwo ari ukuri uvuga ngo ngenda kurikiza ukuri amagambo 50 nabonye andi 3 ndabanyihoreye, ahubwo ni uko ukurikiza uku kuri. Amen. Ndagira ngo muri uyu murongo tuze kurebamo ikindi kintu cyuko Yohana atari kwandika agaragaza yuko bishoboka ko umuntu yabaho ari perfect cyangwa se nta cyaha akoze. Ntabwo ari cyo arimo aravuga, ahubwo ari kugaragaza yuko ngo hari uyu muntu ngo uvuga yuko yafatanije nayo, ngo ariko akagendera agakomeza kwiberaho buno buzima bw'umwijima, agakomeza kuramira mu byaha bye. Uwo muntu arimo aramuhamya akamubwira ngo ababeshya, ikindi ntabwo ari gukurikiza ukuri. Amen. Nyine urumva kubera yuko abantu bigisha iby'ubuntu buciriritse babona yuko bibagonga ibyaha, hari igihe batangira kugaragaza yuko ngo bishoboka ko babaho ubuzima buri perfect. Mbega muri we wanamubwira ikintu amaze kugikora ku kanya umureba ati sijye ugikoze, barambeshyera sigiye ugikoze, ngo kubera yuko nta kuntu umuntu wabyawe n'Imana yakora icyaha, ngo jye sinkoze iki cyaha ureba sinjye ugikoze. Ariko icyo Yohana arimo aravuga kinakomeye cyane, ni uko umuntu ashobora kubaho agendera mu mwijima. Ni nabyo bintu biteye ubwoba. Niba ushobora kuba umaranye igihe kirekire icyaha kandi ubizi mu buzima bwawe ko ari icyaha, ugakomeza kukigenderamo kubw'inyungu zawe, ariko ugihamya yuko ufatanije n'Imana, urabeshya, uri murishuka. Amen. Umurongo wa 7 aravuga ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Mbere yuko njya kuri uyu murongo wa 7 ngo tuvugeho, reka mbanze mvuge ibintu bikeya 5 bigaragaza ko umuntu ari kugendera mu buzima bw'umwijima. Ikintu cya mbere ni uko umuntu aba
atakiyoborwa n'ijambo ry'Imana, ahubwo agakurikiza ingirwabwenge za muntu. Reka nsome icyanditswe kiri muri Petero, urwandiko rwa kabiri Petero yanditse, ibice 2 umurongo wa 10. Ndasoma agace kawo. Avuga ngo ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere, ngo bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. Amen. Ibi twarabibonye muri Bible study turi kwiga urwandiko rwa Yuda. Twagiye tubona yuko hari abantu badashaka kuyoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bakagenda bakurikiza irari ry'imibiri yabo, kamere yabo akaba ari bayobora kubw'inyungu zabo no gushaka kwishyira hejuru. Ikindi kintu ni uko uyu muntu abatangiye guhinyura inyigisho nzima, akita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Amen. Uyu muntu uko arushaho kugenda bimugaragaza ko ari kugendera mu mwijima, kuko inyigisho ari kwitaho asuzugura inyigisho zigishwa, ahubwo akayoboka imyuka iyobya. Ikindi n'abantu uko bukeye n'uko bwije bitangira biri spiritually, mu buryo bw'umwuka, baba disconnected cyangwa se bitandukanya na bene data mu buryo bw'ubusabane, bikaza kugera aho bigera mu buryo noneho buri physical, bakagenda noneho batangira kugenda basiba amateraniro, banga guterana n'abera, bagatangira kwishakira fellowship z'ibanga zabo, ariko nazo kubera yuko nibo baba bibwira bihuha ibyo bishakira. Uyu muntu bigaragaza ko ari kugendera mu buzima bw'umwijima, kuko nta kuntu wakwanga fellowship n'abera cyangwa gusabana n'abandi bera uri mu kuri. Nuko uri mu byaha byawe, kandi uko ukomeza kubibamo urabeshya, uri kwishuka, ntabwo wigeze ufatanya n'Imana. Amen. Ikindi, batangira kwanga gucyahwa na bene data, batangira kugenda bajya kure y'abavandimwe ku buryo batabagiraho access, batabasha kubabona byoroshye ngo bababwire yuko ubuzima bari kubaho ari ubw'umwijima. Nta mpuguro umuntu aba agihabwa ngo ayemere, ahubwo buri gihe aba afite ibindi byo kwireguza cyangwa se byo kugaragaza. Igihe umubwiye gutya, nawe agashaka kugutsindisha amagambo ye, ariko cyane cyane birangira ari kugenda ava mu materaniro mu gusabana na bene data. Kandi byanditswe byera bitubwira ngo kuri ya munsi urushaho kutwegera turusheho guterana kwera. Ikindi kintu kigaragaza yuko umuntu ari kugendera mu buzima bw'umwijima ni uko babaho ubuzima budasenga. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo ari kubaho ubuzima budasenga ntabwo aba ari gusabana n'Imana, kandi kubera ibyaha byiwe aba yumva biri offensive ku Mana, bitamwemerera gusabana nayo. Hanyuma ku bw'ibyo n'amasengesho yiwe akagenda ayagabanya, ku buryo rimwe na rimwe birangira atagisenga rwose. Hariho n'ibindi bintu byinshi, ariko izi ngingo 5 numva arizo twareberamo cyane uyu muntu uri kugendera mu mwijima. Ibi byose rero bigaragaza ko ari ukubaho mu mwijima uri kuwugenderamo, kandi bikagaragaza yuko udafatanije n'Imana. Hari muri Yosuwa igice cya 6 harimo umugabo witwa Akani. Igice cya 6, ubundi ni igice cya 6 n'igice cya 7, ariko kubwo umwanya ntago turi buhasome, reka nsome imirongo mike. Igice cya 6 umurongo wa 1. Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari za. Ku murongo wa 17, ngo kandi umudugudu
n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka. Ariko maraya uwo Rahabu aba ari we uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugerero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Abantu bahera ko bararangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Mu gice cya 7 guhera ku murongo wa 1 kugera ku 26 hakagaragara ko Akani yagiye agafata bya bindi byari byashinganijwe Imana yababujije kubitwara, yarangiza akagenda akabihisha, ariko azanira umuvumo Abisirayeli. Bateye baratsindwa, noneho ngo baha imigongo abanzi babo. Hanyuma Imana ibwira Yosuwa ari kuyitakambira ngo ye kurira, ahubwo bashake uwakoze icyo cyaha. Basangana kandi ngo bamutwikana n'ibyo byose n'umuryango we. Hano ariko biri kugaragaza uburyo Akani yari ari muri iri teraniro ry'Abisirayeli, ariko ntakurikize icyo ijambo ry'Imana ryategetse cyangwa se icyo Imana yabategetse, yarangiza we agafata bya bindi Imana yari yababujije gufata. Birangira Imana azaniye umuvumo Abisirayeli, ariko kandi nawe Imana itegeka Abisirayeli ko bamurimbura. Rero ubu buzima bwo kubaho umuntu agenda gutya cyangwa agendera mu mwijima bizanira umuvumo itorero ry'Imana. Amen. Igihe cyose uyu muntu bataramumenya ngo ahabwe discipline, yirukanwe mu itorero, kubera yuko ijambo ry'Imana rigaragaza ko umwijima utabasha kubana n'umucyo. Rero kugendera mu mucyo nicyo abizera bahamagarirwa. Ku murongo wa 7 rero hakavuga ngo ariko rero, bisa naho biri kugaragaza au contraire ugendera mu mwijima, yugendera mu mwijima. Kavuga ngo nitugendera mu mucyo, cyangwa se iyo tugendeye mu mucyo. So rero kugendera mu mucyo, reka dusome amagambo byibuze abasha kuduhishurira uburyo twagendera mu mucyo. Amen. Mu Befeso ibice 5 umurongo wa 8. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 8 tugeze ku wa 13. Abefeso ibice 5 umurongo wa 8 kugeza ku wa 13. Ngo kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashaka uko mwamenya iby'umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga, ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Ikintu cya mbere hano tubona muri ibi byanditswe nuko Bibiliya iravuga ngo muri umucyo mu mwami. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wamaze kunga ubumwe na Kristo aba ahindutse umucyo mu mwami. Ikindi ngo mutegekewe kugira imbuto z'umucyo, arizo ingeso nziza no gukiranuka n'ukuri. Amen. Ese muvandimwe, ubona urangwa n'ibi bintu? Ubona ko kuri umucyo mu mwami? Ubona ufite izi mbuto z'umucyo, ingeso nziza, gukiranuka? Umwami atugirira ubuntu koko, niba duhamya ko twunze ubumwe na Kristo, tubashe kugira izi mbuto cyangwa se tubashe kugendera muri uyu mucyo. Ikindi kinavuga ngo mushakashake cyangwa se muhirimbanire uko mwamenya iby'umwami ashima, mubikurikize. Amen. Ukuvuga ngo umuntu wese uvuga ko yunze ubumwe na Kristo, ugendera mu mucyo, hari ibintu arimo arasabwa, ni ugushakashaka uko yamenya iby'umwami wiwe ashima.
hanyuma kandi si ukubimenya gusa, ahubwo akanabibaho. Ikindi ngo ntimwifatanye n'imirimo y'ab'umwijima ngo itagira umumaro, ngo ahubwo muyihane. Amen. Umuntu wese uhamya yuko yavuye mu mwijima akagera mu mucyo, ahamagarirwa kutifatanya n'umurimo uwo ari wo wose urangwa n'abantu b'umwijima. Kandi Bibiliya igaragaza yuko ngo iyi mirimo y'umwijima iba ikiri kuri uwo muntu, ku buryo imubwira ngo muyihane, muyireke, muyivemo, aho kugira ngo dukomeze tuyigenderemo. Mu Bakolosayi igice cya mbere hagaragaza uburyo ngo Imana yadukuye ngo mu bwami bw'umwijima ikatujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Bityo rero ntabwo bishoboka ko Imana yagutaransfera ngo ikuvane muri ubwo bwami ngo aho ikugejeje ukomeze ubeho bwa buzima bwo mu mwijima. Amen. Ni ukuvuga ngo niba Imana ikuvanyeyo, uko bisa kose ifite n'imbaraga inaguhamagarira gukomeza kubaho ubuzima bw'umucyo. Ikindi tubonamo muri uyu murongo, muri uru rwandiko rwa Yohana ku murongo wa 7, ngo iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, ngo tuba dufatanije ubwacu. Amen. Uretse kuba mu kugendera mu mucyo bihamya yuko twafatanije n'Imana, bituzanira gufatanya n'abandi bene data. Ruvuga ngo umuntu wese ubaho ubuzima butari ubw'umucyo biramugora kugirana fellowship na bene data. Amen. Niyo mpamvu agenda abahunga, kubera yuko ingeso ziwe ntabwo zishobora guhura n'iz'abandi koko bari kubaho bumvira Imana. Ruvuga ngo rero iki nacyo ni umugisha Imana itanga, ku buryo umuntu uko uri kugendera mu mucyo yongera kubona n'abandi baterana ishyaka, bakagirana ubu busabane, bagakomeza kugira ishyaka ryo gukora imirimo myiza. Ubwo mu murongo wa 3 tubona yuko Yohana ahamagarira aba bantu yandikiye itorero twese hamwe, akaduhamagarira ngo gufatanya nabo. Ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Amen. Ni ukuvuga ngo impamvu y'ubu butumwa yo kububwiriza akabubwira bariya ngo ni ukugira ngo bigende gute, bize kurangira bafatanije nabo. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza, iyi nkuru nziza yuko Imana ari umucyo kandi muri yo nta mwijima na mucyo uhari, iyo ubibwiye umuntu ikizakwemeza yuko nyine koko yabwishimiye yabwakiriye, ni uko aza gufatanya natwe. Iyo ataje gufatanya n'abandi bene data agahunga akigendera, bikwereka yuko ubutumwa yabwakiriye ari iki? Ari amagambo. Imana ishimwe. Rero hano hari fellowship ebyiri zigaragara, hari fellowship n'Imana na fellowship na bene data. Kandi bigoye yuko ushobora guhamya yuko uri kugirana ubusabane n'Imana, ntibinashoboka ngo uvuge ko utari kugirana ubusabane na bene data. Amen. Niyo mpamvu umuntu uvuga ngo ni umukristo ku giti cye cyangwa utabana n'abandi, agakiza kiwe karashidikanywa, ahari nta nako afite. Amen. Fellowship birenze kuba umuntu aza guterana. Fellowship birenze kuba umuntu yatendinga. Ahubwo fellowship bivuze yuko umunsi ku munsi mu itorero urimo, nk'uko umuntu wese birimo hamagarira kuba urugingo rwa bagenzi be, aba basavinga, abakorera nabo bakamukorera. Amen. Niyo mpamvu mu itorero ry'Imana nta mushyitsi ubamo. Umushyitsi mvuga nyine nta mushyitsi wa buri munsi ubamo. Waza uje gusura, wabona koko bari mu nzira y'ukuri ukifatanya nabo. Ikindi dusoza ni uko Bibiliya iri kugaragaza ko ngo
tuba dufatanije ubwacu, ngo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Amen. Iyi ni inkuru nziza. Icya mbere tubona ni uko hari ukwiyunga kwabayeho, Imana yiyunze n'abari mu isi bikoresheje urupfu rw'umwana wayo, imena amaraso yiwe. Amen. Bakabarwa imbere y'Imana nk'abera, nk'abatunganijwe positionally, cyangwa se bidakurwaho, nyine batsindishirijwe mu maso y'Imana. Reka dusome mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 12. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 12. Ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Amen. Hano Bibiliya ikomeza kutugaragariza yuko amaraso ya Kristo yamenetse kugira ngo abantu babarwe imbere y'Imana nk'intungane, kuko igihe amenetse yari amaze kubonera intore ze gucungurwa kw'iteka ryose. Mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 5 haravuga ngo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Amen. Uvuga ngo amaraso ya Kristo yeza ibyaha by'abantu imbere y'Imana, bagahagarara ari intungane. Amen. Kandi koko umurimo wararangiye. Ariko nk'uko twasomye muri uru rwandiko rwa Yohana turi kwiga, turi kubona yuko ukomeza kugendera muri uyu mucyo, agakomeza kubaho afatanije n'Imana ndetse na bene data, ngo amaraso ya Yesu umwana wayo amwezaho cyangwa se atwezaho ibyaha byose. Bigaragara yuko ari umurimo ukomeza, amaraso ya Kristo agenda yezaho umuntu ibyaha byiwe. Nuvuga ngo urugendo arimo ni urwo kugenda yezwaho ibyaha. Amen. Murebe iki kintu uburyo gitangaje. Nuko umuntu utagendera mu mucyo, bishaka kuvuga ngo amaraso ya Kristo ntagira gute, ntamwezaho ibyaha bye. Umuntu uba adafatanije na bene data, amaraso ya Yesu ntamwezaho ibyaha bye. Kubera iki? Kuko nyine ni ikinyoma, ntago ari gukurikiza ukuri. Amen. Reka twongere dusome mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 14, turebe uburyo aya maraso nayo akomeza kugenda atwezaho ibyaha uko bwishe nuko bukeye. Ku murongo wa 14 haravuga ngo nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge, kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Amen. Vuga ngo amaraso ya Kristo akomeza kugenda yezaho umuntu imirimo ipfuye, bigenderewe iki? Kugira ngo akomeze kubaho ubuzima butunganye Imana, akorera Imana ihoraho. Amen. Nuvuga ngo iyo umuntu atari kubaho buno buzima rero bugenda bwezwa kw'ibyaha n'amaraso ya Yesu Kristo, biturutse kuri za mpamvu twabonye muri kiriya gitabo zo kuba atagendera mu mucyo, abeshya yuko yafatanije cyangwa yunze ubumwe n'Imana, atabana na bene data, ntabasha kugera no kuri urugero rw'uko abaho akorera Imana ihoraho, ahubwo agumana imirimo ipfuye. Amen. Ibyo twahoze turirimba mu ndirimbo ya 85, hari indirimbo ya 85 twahoze turirimba ngo amaraso y'umucunguzi agenda atwozaho ibyaha. Amen. Rero muri uru rwandiko rwa Yohana, ibintu muri iyi mirongo tumaze kwiga, ikintu twabonamo cyangwa se twakwigiramo, nuko koko umuntu wamaze uvuga yuko yafatanije n'Imana kubwo kwizera ubutumwa bwiza, kubwo kuzurwa n'Imana, ikimukwiriye nuko abaho agendera mu mucyo. Mu mucyo twagiye tubona yuko umuntu agenda akurikiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, abaho
mu ngeso zikwiriye ko kabihanye abaho mu mibereho itunganiye Imana. Iyo atari kubaho muri ubu buryo, twabonye yuko rwose ashatse yakwibwiza ukuri n'umutima wiwe, akavuga ati jyewe sinkijijwe. Mu kwiyibutsa ubutumwa bwiza, ugomba no kwibaza niba koko uri kubaho ugendera mu buzima butunganiye Imana, ugendera mu mucyo. Amen. Ikindi ni uko dukwiye kwibaza, ese koko aho turi gufatanya na bene data? Amen. Turi kugendera mu mucyo, ibi bintu bikadusunikira mu kuba dufatanije na bene data n'abandi bavuga ko bunze ubumwe na Kristo, cyangwa turashaka kubaho mu ngoma zacu twihimbiye? Ibyo si ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni ikinyoma. Ikindi ni uko iyo turi gukomeza tubaho muri ubu buzima, muri bwa buzima bwacu duhora tugenda twezwamo, Imana ikoresha aya maraso ya Yesu Kristo y'igiciro kugenda itwejesha n'ibyo tugenda twibonaho, kugira ngo tubashe gutunganira Imana, tubone uko dukorera Imana ihoraho. Amen. Reka dusoze dusenga, buri muntu wese yibaza niba koko ubuzima ari kubamo, cyambere ni ukuba koko uhamya ko wakijijwe, ku buzima bwawe koko bwahinduwe na Kristo, ukizera ubutumwa bwiza. Cya kabiri ni ukureba koko mu minsi ya buri munsi uko ubayeho, koko uri kubona ugendera mu mucyo, koko uri kubona ugendera mu mucyo, cyangwa uracyari mu byaha byawe bya kera bigutandukanije n'Imana. Wiha igisubizo, ariko igisubizo ijambo ry'Imana riragitanga, ni ukureba mu byo cyatanze kugira ngo urebe icyawe. Urabeshya, ntugendera mu kuri, cyangwa se uri kugendera mu kuri, amaraso ya Kristo akwezaho ibyaha kugira ngo urusheho kumaranira gukora imirimo myiza. Reka dufate umunota umwe hanyuma dusenge.